niwe nshuti yacu utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na se. Dore tubura amahoro tuyabuzwa n'ubusa kuko tudasaba neza ibyo dukena byose. Nitugira ibyago byinshi tugashukwa n'umubi tumuganyira amaganya kuko ayadukuraho. Yoho hariho iminshuti nk'iyi yababarana natwe. Yesu azi intege nke zacu twisunge dusaba. Niba ufite ishavu ryinshi ukababara rwose ubuhungiro ni Yesu ngwino tumwihishemo. Inshuti zidutaye zikaduhemukira Yesu adukingira ingabo akaduhumuriza. Iyi nshuti rero inshuti zidutaye zikaduhemukira Yesu adukingira ingabo akaduhumuriza. Inzozi zawe ntizikiri inzozi hamwe na DEC Construction Company. Dukorera mu Gakiriro ka Gisozi muri Gift House ku muryango wa 3. Tubategurira neza igishushanyo mbonera cy'inyubako wifuza kubaka, ndetse tunakora n'ibindi bijyanye n'ubwubatsi. Ku bisobanuro birambuye hamagara kuri izi nimero 0788 29 23 Your comfort is our priority. Umukiriya ni umwami. Bene data bashiki banjye, tugiye kuganira ijambo ry'Imana ryerekeye ku rukundo rw'Imana. Nitwa Nyirasafari Makire, ndi umukecuru ushima Imana. Dusomere muri Yohana 3:16, mwese musanzwe murizi murarimenyereye. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo bakizwe nawe. Umwizera ntazacirwaho iteka, utamwizera amaze gucirwaho iteka kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Imana ishimwe cyane. Bene data, Imana yaradukunze pe, bituma itanga umwana Yesu Kristo w'ikinege, araza aradupfira, arabambwa, apfa urupfu rw'agashinyaguro kugira ngo njye nawe n'abari mu isi twese dukizwe nawe.
ubwo rero ni urukundo rukomeye rw'Imana yadukunze, ariko abantu bararwanze banze kurwakira, ahubwo bikundira umwijima, bigumira mu byaha, banga kwakira Kristo Yesu ari we mucyo ngo babone ubugingo buhoraho. Ariko ibyo ntabwo bidukwiriye rwose. Abantu ubundi ijambo ry'Imana muri Petero haravuga ngo Imana yihanganira abantu bose ishaka ko dukizwa hatagira n'umurimbuka. Rwose abantu twari dukwiriye kwakira urukundo rw'Imana kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Nubwo abantu bakunda isi n'ibiyirimo, ariko muri Petero akavuga ngo isi n'ibirimo n'imirimo ikorerwamo ngo bizengeshwa no gushya cyane. Bene data, mbega ukuntu dukwiriye kuzasangwa mu mahoro, twizeye, twiteguye turi mu mwami wacu Yesu Kristo, dutegereje agakiza kazabonerwa muri Yesu kuri urya munsi. Nuko rero bene data, mukomere kandi mugume mu rukundo rw'Imana, mwe kurangazwa n'iby'isi. Reka tujye no muri Tito 4, Tito 3 ibice 4, Tito 3 ibice 3 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa no kubabarirwa no kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera, uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane, kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo. Amen. Ubwo rero bene data, murumva ukuntu Imana yadukunze cyane. Urukundo kugira neza kwayo, urukundo kugira neza kwayo n'urukundo yakunze abantu rwose, yaradukijije itabiteye n'imirimo myiza twakoze, ahubwo ari ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Nuko rero bene data, rwose mugume mu rukundo rw'Imana, mukunde Yesu, mwihane ibyaha, kuko ikintu cya mbere gituma Imana ibana n'abantu ni ukwihana ibyaha, ukakira Yesu umwami n'umukiza wawe, kuko nta kundi kwegerana n'Imana ni uguca muri Yesu, kuko yavuze ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, umuntu awugira ku Mana atamujyanye. Nuko rero bene data, rwose mwezwe, mwetunganye imitima yanyu, Imana namwe izabegera, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nunge Satani twegere Imana ntizatwegera. Nuko rero Imana ibahe umugisha. Ni iryo jambo rigufi nagira ngo tuganire. Imana ibahe umugisha kandi mugume mu buntu bw'Imana no mu rukundo rwayo. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Kristo. Dusenge Imana. Ndagushimiye Imana Data twese uri mu ijuru, uri Imana yahozeho kandi uzahoraho, nta Mana yakubanjije nta n'izaguheruka, uriho ibihe byose. Dusomye ijambo ryawe kuko waradukunze, uduha umwana wawe Yesu kugira ngo adukize. Abamwakiriye twabonye amahoro n'umunezero muri we. Nuko na bene data ndabasabiye n'abazumva iri jambo bose, umwuka wera azabamanukire, aryinjize mu mitima yabo, bizere, bihane ibyaha, bakugarukire, babe mu mucyo, bave mu mwijima w'ibyaha. Nuko rero ufashe abera bose, ufashe n'abatarakumenya, utugire neza kandi uduhane umugisha mu ijambo ryawe, mu izina ryera rya Kristo umwami n'umucunguzi wacu, niwe nsabye nshima. Amen.